Hello guys, my name is Kevin Ishimwe, as you know. So, maze iminsi na uploadinga video zitandukanye ngaragaza uburyo wakuramo password mu matelefone atandukanye, ngaragaza uburyo wakora bypass kuri Android, none ubu ngiye kubereka uburyo wakonectinga zino telefone yawe cyane cyane za Samsung ndetse n'amatekino ndetse n'izindi telefone zitandukanye uramutse uzikonectinga zikanga. Urugero nk'iyi ngiyi irakonectinze ariko ntago igaragaza, ubu irakonectinze ariko murabona ko nta gisubizo cyo kuri igaragaza yuko ikonectinze. Noneho kadukonectinge turebe. Murabona ko mu by'ukuri data zirafunguye ariko nta kintu na kimwe hari hejuru kigira gute kigaragaza yuko connection zacu zigize gute, yuko connection zacu zifunguye. Katwongere dufungure murebe. Zirafunguye pe ariko nta kintu na kimwe kigaragaza yuko connection zifunguye. Dore step ushobora gukurikiza ushaka guconnecta phone yawe iramutse yarananiranye kuyiconnecting. Ukanda hano kuri access point name, turahakanze. Nitumara kuhakana murabona simu 1 na simu 2. Twe turashaka guconnecta kuri simu 1. Kwera ko dushaka guconnecta kuri simu 1, turenda tujye kuri kano kantu ko guteranya. Mukurikirane step by step murebe uburyo telefone yacu iba connected ku buryo bworoshye cyane. Turakanda kuri kano kamenyetso ko guteranya. Nitugera kuri kano kamenyetso ko guteranya, turakoresha inzira uburyo butatu bwonyine 1 2 3 4. Kadukoresha uburyo bune buri budufasha guconnecta ino telefone yacu. Turatukana hano kuri name. Kuri name turashyiramo ibyo dushaka. Wenda kuri hano name turashyiramo wenda simu tugiye connectaho ni MTN. Turandika wa akadomo dushoboye gushyiraho MTN. Nimba ari MTN dushaka guconnectaho, dushoboye gushyiraho Airtel. Nimba ari Airtel dushaka guconnectaho, ariko twe kwera kari MTN reka twandikemo wa akadomo MTN akadomo com. Bitumara kubyandika turakanda kuri OK. Tujya hano handitse APN turandikamo, wenda turandikamo ibyo dushaka, wenda kadushyireho G zonyine. Dukande kuri OK. Tujye kuri hano approx no turandikamo ibyo dushaka, wenda nawe reka twandikemo G. Tujye kuri OK. Tujye kuri hano port, wenda naho twandikamo ibyo dushaka, twandikamo wenda 5. Nabwiye ko turi buze guskuza utuntu tune gusa. Utu tune turabaye kuba telefone yamaje kuba connected. Iyo dukana kuri tuno tudomo dutatu, tujye kuri save. Tugikanda save turategerezaho byibura isegonda rimwe gusa telefone yacu iraba yamaje kuba connected. Tutarahakanda murabona yuko n'ubundi iracyatwereka yuko telefone yacu idaconnectinze, ariko mu gihe kureba tucyakanda gusa tugategereza isegonda rimwe gusa biraba byarangira yamaje kuba connected. Murabona ko rya segonda rimwe byuzuye neza. Izi twisizanaho H+ bitwereka yuko yamaze kuba connected. Tuti yanjye rero ewana, utuntu nk'utu tw'ubwenge ku matelefone ewana ndabafasha cyane aho byanze, ntawe mbashaka ko mutaha amafaranga nk'abantu banjye nkunda cyane rwose. Ewana wecyo nkusaba ni subscribe, share, comment ewana, ubundi ukikomereza ukajya ubona utuntu twinshi cyane dutandukanye cyane. Ewana yari Ishimwe w'inyakawete ewana, ndabakunda cyane tu. Nshuti zanjye rero ewana, ntago ndi nk'aba bandi baza bagasiga amavideo nibasige contact mwabashakiraho. Reka mbereke uburyo mushobora gukoresha munshakamo muramutse mugize ikibazo kuri tuno tuntu tujyanye na electronique. Ndabafasha cyane, kanze mbereke uburyo ushobora gukoresha unshakamo. Uramutse ugize akabazo gatunguranye, uramutse ukurikije step nakweretse ntibikunde, ushoboye kunshakira hano hakurikira kamereke contact yanjye, nomero ushobora kumpamagaraho cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp ndetse no kuri email. Uramutse ugize akabazo ewana mu buzina nakubwiye ukoresha ubonye bidakunda.
kambereke dutegereze gato twihanye muganye mbereke uburyo ngo noneho uramutse ugize akabazo mu buryo bwose nakweretse ushobora kumpamagara, ushobora gukoresha ibi bintu bikurikira ukamasha kumenya ahantu uherereye, ukabasha kuba wabona ubufasha bw'ingenzi uramutse ku bintu nakweretse byo gukoresha wabikoreshe ntibikunde. Kamanza ngabanye kino kivideo nshoboye kuba ndi kuvuga ntimunyumve. Dore ushobora gukoresha zino contact ukampamagara ukambaza aho wagize ikibazo, ahantu hose nkagufasha. Dore ushobora kumpamagara kuri ino nomero ya 07834820 cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp kuri izo nomero. Email yanjye dore ngiyo hello@kevin_ishimwe@gmail.com. Twita dore ngaho Kevin Ishimwe kuri Twitter urahansanga, kuri Instagram ngaho, kuri Telegram dore ngiyo website yanjye dore ngiyo ni Kevino. YouTube channel yanjye nudusha muri IC dusiye ko nayihinduye nsigaye nkoresha Kevin Ishimwe. Cyarikamo Kevin Ishimwe hitubona ibintu ngenda nakira kuri YouTube channel yanjye, utuntu tw'ubwenge, amakode, uburyo ushobora gukuramo password muri telefone yawe yabijimije muri tuno telefone dutoya. Mbese ibintu byose ndagufasha cyane kuko ewana ndi nka helper wawe, nta kintu na kimwe wamburana. We ikintu cyo mba nkusaba nukora kuri nugukana kuri subscribe ugakora no kunzogera ku buryo twose kunzajya na uploading uzajya uhita tubona ewana. Muri Microsoft Word hari udushortcut tumwe na tumwe tuba dutandukanye na twagufasha rwose. Ushaka kumenya computer, udushortcut tw'ubwenge, utuntu dutandukanye twose ewana ndatukwigisha. Icyo nkusaba ni subscribe, ubundi ukajya unkurikira kuri tumwe twose, buri tumwe kuri kutuntu twose nsizeho rw'ewana ukazajya utubona ku buryo bwose bworoshye. Kandi ewana ndabakunda. Yari Kevin Ishimwe w'imyaka white. Murakoze cyane. Vala. I can't go without showing assistant pictures. Bye bye. Ndabakunda cyane kabisa.